hari ifoto yapostinzwe ku rubuga rwa Instagram Rwanda Showbiz, ariko ikurwaho ikubagaho y'uwitwa Kiramani n'undi mukobwa bari bafatanyije ifoto zabo ari ebyiri, witwa Hozi, witwa Honorine kuko nabonye muri tag babyanditse. Iyi foto yari iriho amagambo agira ati, kuri Instagram y'uwitwa Rwanda Showbiz handitswe amagambo agira ati ngo ariko Kiramani Major Daddy yababaje abakobwa benshi ngo bakora, ashaka kwareka ngo bakorana, harimo nk'uyu bita Honorine Byiringiro. Ariko menya Kigali amakuru agiye kuboneka, ndaje mbote nitonze amakuru yose ndi kuyegeranya, mbereke video, amafoto na voice note zose, ndaje mbereke ukuri kose kuri hagati muri timu ya Kiramani. Mwitegura umuceri ugiye kumeneka, ariko kuki abagabo baca inyuma abagore babo? Koko Shemusa we ihangane, gusa uzamenya ukuri kuwutunze, ugatunze Kiramani. Kiramani na timu yawe, wowe na timu, ibibera muri timu yawe birazwi. Ukomeje kubabaza abakobwa mukinana, ukomeje gukora ibikorwa bibaca intege, baba ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi, nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Abantu benshi bakurikirana ibya sinema nyarwanda, haba muri sinema zitandukanye, barabizi neza ko muri sinema nyarwanda hakunda kuvugwa iki? Ruswa y'igitsina. Uyu mukobwa bavugaga muhangaha witwa Hozi Honorine Byiringiro ni umukobwa koko wagaragaraga muri filime za Kiramani cyane cyane muri Big Mind. Ubwo ruvuga ngo ari muri timu za Kiramani, yahoze muri timu za Kiramani. Uyu mukobwa mbibutse ko yahereye muri filime za Nyambo. Kuru ahari avuga ko uyu mukobwa Byiringiro yigeze kubanaho na Nyambo, ari naho yamenyaniye nande na Kiramani. Ese bigurukira kuri poste uyu mwana w'umukobwa yapostinze ahagana ku mugore wa tariki 5, nkubwira ngo tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri habayemo ibitangaza. Araba ya apostinga amagambo agira ati, ibyo bifitanye isano na poste y'uwitwa Honorine Byiringiro yapostinze tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 2025 hari saa 2:23 agira ati, iyo utemeye ibyo gusaba akubwira ko nta mpano akikubonamo, iyo wanze kumuha ibyo gusaba avuga ko atakukibonamo impano yifuza. Kuri stati yiwe niyo magambo yagiyeho witwa Honorine. Iyo stati iranacara ahantu hose, abantu barayihererekanya batangira kwibaza ngo ari kuvuga nde. Mupagasi ndavuga ngo reka nshaka amakuru akurikiyeho nyuma kubona iryo cicikana ry'ayo masitati ndetse n'izo poste z'uwo muntu kuri Instagram, ntangira kwirukanka ndatangira ndatohoza. Nibwo namenye amakuru rero ajyanye n'uwo mukobwa witwa Honorine, menya amakuru ajyanye n'uwo Kiramani, anajyanye n'undi uvugwamo witwa Kapiteni Regis. Ijambo rimwe ryakumenyesha amakuru y'isi yose. Reka nongere mbahe ikaze abakunzi ba Mupagasi TV, ndagira ngo tuganire twirukanka cyane, ntabwo nshaka gutinda, sinshaka kujya gusuhuza abantu bo hirya no hino, mbasuhuje mu mutima. Aho muri hose mbasuhuje mu mutima, ndagira ngo twirukanke tunywe kino cyayi kigishyushye. Ndagira ngo tunywe kino cyayi kigishyushye. Hello guys, bigishyushye. Hari post nabonye icicikana, ariko mbere yuko nyigeraho ndagira ngo mbanze nifurize umuntu witwa The Cyiza Kelly, umunyamakuru wa inyarwanda.com, urugo ruhire ndetse n'urugendo atangiye niwe na Odia Intore, wo bita Alice. Rwose Alice batangiye urugendo rukomeye cyane, batangiye urugendo rw'urukundo. Ni tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 2020. Iyi tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri ni tariki yabaho ibintu bikomeye cyane, ni tariki yabaho ibintu bikomeye cyane. Menya yuko ni tariki yiganjemo isabukuru ya Cristiano Ronaldo, ni tariki yavutseho umudamu wa Bruce Melody, ni tariki yavutseho abantu bakomeye cyane kabisa, benshi cyane banyuranye. Ni tariki noneho uwitwa The Cyiza yatereyeho ivi yambika impeta umukobwa witwa Odia Intore, maze amashyi mu mujyi wa Kigali
avuza urwunge. Nabonye mu nkuru zatambutse Inyarwanda yanditse ku munyamakuru wayo ni nahakora, ndetse nabonye n'isibo yabyanditse, uretse ko ibyo ngiye ntajya mbigarukiraho mpita ninjira nkajya kubaza ibyanjye. Banditse ko rwose ubukwe buri mu mpera z'uyu mwaka 2025 nta gihindutse, ko ariho aba bombi abageni bacu bitegura kurushinga bazakora ubukwe mu mpera z'uno mwaka. Ikindi wamenya kuri iyi couple ya Cyiza de Cyiza ndetse na Odia Intore, nakubwira ahantu bahuriye. Umunsi umwe abantu bazi amateka ya de Cyiza, uyu muhungu ni umufotografa wabigize umwuga, uretse ko yabifatanye n'itangazamakuru. Yagiye afotora abayobozi bakomeye cyane mu nzego z'igihugu aba bari bariho icyo gihe. Ngiye mbona amafoto rwose y'abayobozi bakomakuye, ariko nanone mu buzima busanzwe apana mu buzima bw'akazi. Yagiye rwose aparticipa ndetse agafotora mu makwe anyuranye, ari nayo ayo makwe nkubwira yagiye afotoramo akiri fotografa nk'umunyamwuga. Yahuriyemo n'uwitwa Odia Intore. Icyo gihe Odia Intore, kugira ngo wumve ko amakuru umupagasi banyaryamyeho, nuko Odia Intore uwo munsi yari yasohoye abageni. Ubundi abantu bazi Odia Intore bamuzi ko ari umuririmbyi kazi mu njyana gakondo, ariko cyane cyane mu bisigo n'ibihozo, muri za ndirimbo zishobora gusohora umugeni arira, zimanura amarangamutima y'umugeni. Odia Intore niko kazi ke ka buri munsi yikorera. Ndagira ngo ku gatelefone kanjye njye mbahereza mbahereza icyayi gishyushye, ureke ibyo ngibyo. Nimba ndi kuri kamera nyakira, nimba nje gutya nabwo nyakira, tuguruke. Uyu de Cyiza mu myaka ya 2020, 2022 na gatatu gutyo, nibwo yagize gutya yihurira n'uno mukobwa mwiza cyane, ufite inseko nziza, ufite amaso meza, ufite ijwi ryiza, ndetse mu magambo uwo de Cyiza yatangaje yavuze ko amukundira ko ari umuntu umutega amatwi, uzi ubwenge kandi unamukunda. Ni ibintu bikomeye cyane. Uburyo abagore benshi nubona umukobwa uvuga akakuvugiramo, uzarekure. Mwene umukobwa nta hantu yakugeza. Wowe urabona umukobwa uravuga agahita bisasu, aho bikera babitaga ingare. Nitwa Mupagasi, iyi ni Mupagasi TV. Kora subscribe ukanda n'inzogera. Mwana wakoze subscribe kuko ukanda n'inzogera ukajya uwa mbere ku makuru nk'aya ngaya. Nanga ibyiza. Reka rero nkubwire, uyu de Cyiza agira gutya ahura n'uno mwana w'umukobwa ngo yagiye gusohora umugeni. De Cyiza nawe yagiye mu bukwe gufotora ubwo bukwe. Urabizi ko abafotografa bari mu bantu bakunda gufata nimero z'abakobwa cyane cyane, ndetse n'abandi bifotoza mu bukwe by'FC, ariko cyane cyane abakobwa barifotoza bakavuga ati akira nimero yanjye fotografa uzanyureza amafoto. De Cyiza ngakibona umwana asohora abageni, akibona umukobwa asohora abageni, akibona buryo cyaza seka aririmba aseka. Urabizi bano bantu baririmba gakondo baberwa no guseka bateze n'amaboko. Aramubwira ati ngo amaso ya de Cyiza ngamona ngamera nkabonye Bikira Mariya, amera nkabonye mutagatifu kazi, amera nkabonye aravuga ati byanze bikunze uraza kwifotoza. Nuko de Cyiza ku mutima yavuze ati byanze bikunze uraza kwifotoza. Ayo ni amakuru utapfa gusangana. Uyu de Cyiza, uyu mwana w'umuhungu de Cyiza wo ku Nyarwanda, aravuga ati wowe Odia Intore uraza kwifotoza, we Arisa. Kera kabaye ngo baramenyana, bamaze kumenyana urumva yamuhoza amafoto. Kera kabaye bamaze kumenyana, umwana w'umukobwa yagize gute ngo yahise atangira kujya chatinga na de Cyiza. Ariko wumve ko mu mwaka wa mbere ngo babwagaraga ibisanzwe, ari abashuti zisanzwe. Cyiza kubera yari yarahengamye ngaza gufata umwanzuro apropoza witwa Odia Intore, yemera gukundana. Ejo bundi rero tariki hashize imyaka 2 amaze kumugenzura, abona ko ari ukwiye kumubera umugore, abona ko ari ukwiye kumubera umutambukanye. Ejo tariki 5 z'ukwezi kwa 2 2025, de Cyiza muri M Hotel herereye hagana nimba muhazi hano Peage, muri M Hotel ni Peage ra yitwa ngo M Hotel. Ni ibirori byabereye M Hotel, ni ibirori byabereye byo kwambika impeta uyu Odia Intore. Hari handi wabonye amakuru? Hari igitangazamakuru wabisomyemo? Nta handi wabonye amakuru, nta gitangazamakuru wabisomyemo. Abenshi banditse barandika, ariko Mupagasi mafite ya ndani. Wabonye mu ndamo nziza cyane, mu gakanzu keza cyane Odia Intore yari yambaye, mu nseko ndetse n'amaso meza. Agira amaso meza cyane uriya mukobwa rwose. This way ijwi rye n'amaso n'inseko bimeze neza cyane. Ngaho nguko rero ni ibirori byabaye
uwo bita The Cyiza Kelly yerura mu ruhame ko akuyemo akarenge mu gushakisha abakobwa no kubirukankamo. Ibindi bizaba azaba ari uguca inyuma umugore we. Bakobwa, uwitwa The Cyiza naza kugutereta uzamenye ko ari guca inyuma umugore we. Ubu yamaze gutera ibara ngo bye bye, hello bye bye. Uwo ni The Cyiza, reka no kumutindaho mwifurize kuzahirwa mu nzira atangiye. Ubwo nanabwira ba Areberite, nanakangura ba Areberite, nkangura abandi banyamakuru mbona bafiri arabona abonye wanditse kuri poste ya The Cyiza kuri Instagram aravuga ngo umenye ko utari Rumodo. Tuwe The Cyiza nubwo uteye ivi ntabwo uri Rumodo, ugenda ubizi. Rumodo wanye ni Philipita na Seburikoko ngo niwe bamwesipira ku by'urushako. Hanyuma rero twirukanga cyane, hari ifoto ya postinzwe ku rubuga rwa Instagram Rwanda Showbiz, ariko ikurwaho ikubagaho y'uwitwa Killaman n'undi mukobwa bari bafatanyije ifoto zabo ari ebyiri, witwa Hozi, witwa Honorine nk'uko nabonye muri tag babyanditse. Iyi foto yari iriho amagambo agira ati wowe rwose Killaman na timu yawe, wowe na timu, ibibera muri timu yawe birazwi, ukomeje kubabaza abakobwa mukinana, ukomeje gukora ibikorwa bibaca intege. Ati uwo muntu aravuga ati ibibera muri timu Killaman bijye kujya ku mugaragaro. Ndetse mwabyumvise avuga ati, mwabibonye avuga ati uwitwa Shemus ihangane, igihe kizagera umenye ukuri ku muntu mubana nawe. Wumve nawe uno muntu ukuntu yagendereje urugo rwa Killaman, wumve ukuntu yinjiriye imibanire ya Killaman. Icyakora kuba Killaman yarazanye umugore muri mu mapuraka na filime bazavugwa rwose pe. Buriya nyine nawe bamaze kwitegura vuba bati sheri bazatuvuga, bazavuga byinshi, bazakora byinshi ngo badutanye, uramenya utazumva amabwire n'amagambo. Ariko bajya bavuga ngo nta nduri ivugira ubusa ku musozi, nta nduri ivugira ubusa ku musozi. Abantu benshi bakurikirana ibya sinema nyarwanda, haba muri sinema zitandukanye, barabizi neza ko muri sinema nyarwanda hakunda kuvugwa iki? Ruswa y'igitsina. Ndetse abakobwa benshi cyane bari muri sinema nyarwanda bivugira yuko abenshi bagiye baganirizwa ngo bakabyemera, abandi ntibabyemere, ari naho bamwe na bamwe bagiye bakuriramo kubyara abana. Bamwe abenshi nyine muri sinema nyarwanda abakobwa abenshi bagiye bafite abana, bakavuga yuko icyabiteye ari uko babonaga nta makuru ari hanze nyine agenda hwihwiswa, anavugwa na bamwe batanga ubuhamya ati twabonaga nta kundi twihitamo gutya na gutya. Ariko nanone mwa bakobwa mwe namwe ntimukatubeshye, muri abantu bakuru, umuntu arasara gushuka akavuga ngo tujyamane. Byose byabaye he? Byabaye hera. Uti rero byagenze gute? Nanjye rero maze kubona inkuru nk'izo ngizo ndavuga nti nimukancokoze, mudashaka kugira ngo nirukange njye gushakisha njye gutara hirya no hino. Uyu mukobwa bavugaga muhangaha witwa Hozi Honorine Byiringiro ni umukobwa koko wagaragaraga muri filime za Killaman cyane cyane muri Big Mind. Ubwo ruvuga ngo ari muri timu za Killaman, yahoze muri timu za Killaman. Uyu mukobwa mbibutse ko yahereye muri filime za Nyambo, izo bitwa za The Message, mu mapranka bakoraga, mu nyigisho zahatambukaga, ngaho bagukinaga umukobwa w'umukire ukuru umusore w'umukene, ngaho ngo bakinaga umukobwa w'umukene ukuru umusore w'umukire, ngaho ngo bakinaga urukundo rw'abakire. Bakinye kuri karagiteri nyinshi cyane zigisha abantu mu rukundo, zigisha abantu ubuzima busanzwe bwa buri munsi, cyane cyane mu buzima bw'urukundo n'ubundi buzima tubamo bwa buri munsi. Amakuru ahari avuga ko uyu mukobwa Byiringiro yigeze kubanaho na Nyambo, ari naho yamenyaniye nande na Killaman. Niko nabyumvise babivuga. Amakuru ahari ni uko uyu Honorine Byiringiro Hozi ngo yabanyeho na Nyambo, baza gutandukana. Ibyo singiye kubijyamo nibibareba. Ariko mu buzima bwa kariyeri mu bwa filime, muri filime ntabwo uyu mukobwa witwa Hozi agikina muri filime yitwa ngo Big Mind. Nta kibamo nyine. Reka mbanze ku kino kintu. Igihe kiragera umuntu akavuga ngo ese ku isoko ry'umurimo uyu muntu turi gukinana yarifitingaho. Akavuga ngo ese ibintu uri gukora, script ndi kwandika, uyu muntu arazifitingaho.
ubu ni Kiramani ni umubusinessman wese niko abireba. Ibyo birashoboka, ari na mpamvu witwa Kiramani agaruka mwa zino nkuru kuko ari we bizingiyeho. Hagiye hahihwiswa amagambo menshi cyane kuko ngo muri filime nyarwanda habamo umuntu ushaka kuzikinamo ngo bamugora yaba ari mwiza ngo bamusaba kuryamana, ngo iyo ari mubi cyangwa se adasamaje bamuca amafaranga, cyangwa se yari umusore bamuca amafaranga. Niko bigenda bivugwa hirya no hino. Ibyo rero byahise bigurukira kuri poste uyu mwana w'umukobwa ya postinze ahagana ku mugore wa tariki 5, mubwira ngo tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri habayemo ibitangaza. Araba ya apostinga amagambo agira ati iyo wanze kumuha ibyo gusaba avuga ko atakukibonamo impano yifuza. Kuri stati yiwe niyo magambo yagiyeho witwa Honorine. Iyo stati iranacara ahantu hose, abantu barayihererekanya batangira kwibaza ngo ari kuvuga nde. Mupagasi ndavuga ngo reka nshaka amakuru akurikiyeho nyuma kubona iryo cicikana ry'ayo masitati ndetse n'izo poste z'uwo muntu kuri Instagram. Ntangira kwirukanka ndatangiye ndatohoza. Nibwo namenye amakuru rero ajyanye n'uwo mukobwa witwa Honorine, menya amakuru ajyanye n'uwo Kiramani, anajyanye n'undi uvugwamo witwa Capitaine Regis. Uti rero ngo bimeze biti? Sinzi amasezerano sindatohoza. Amasezerano Regis yagiranye na Kiramani, sinzi amasezerano yagiranye na Kiramani, ariko amakuru ari imihanda avugwa ko aravuga yuko ngo Regis yegereye uyu Byiringiro Honorine amushakaho ubushuti mu gihe yakundanaga nande na Miki. Kwa kunda abasore ngo baba bagira gute, bavuga ati mbagarire yose ntawe umenye irizera n'irizarumba. Ashaka gutereta nde? Ashaka gutereta uyu Honorine. Kwa kuri umuntu afite agasayidi ciki ku ruhande ashaka nyine kuba agira. Buriya ari mu bintu byatandukanye Regis na Miki, ngo Miki yaragenzuye ngasanga Regis ntiyoroshye mu bintu by'urukundo. Kuri izo ngingo zo kudamenya guhagarara hamwe ngo Regis nawe ntiyoroshye. Aricyo cyatumye Miki yavuga ati uyu muntu azandiza, azambabaza, akemera gusiga icyamamare akajya kwa agapromota. Ayo ni amakuru nayahari. Ikindi wamenya muri iyo kururu ya Regis na Honorine, abenshi bavuze ngo se Kiramani yabacinye umudamu we ngagaryamana n'abakinyi be muri filime. Ariko nagira ngo mama ari impungenge kuri icyo kintu. Kiramani ni umwe mu bantu koko ukoresha abakobwa beza muri filime ze. Kiramani ni umwe mu bantu bakoresha abakobwa be, nibyo koko, kandi kuko abanyarwanda bakunda amasura meza muri filime. Ariko je ntabwo mbihagazeho ibyo bintu, nta hantu rwose ndumva havuga inkuru yuko Kiramani yaba aryamana n'abakinnyi ba filime. Reka da, ntawe mbizi ibyo bintu. Icyo akora icyo nzi cyo nuko bamubeshyera, bakabeshya bati numvise uwitwa Nizera ni Godfather avuga ati Kiramani we niwe utandukanije Nyambo na Titi. Ejo bundi nibwo yikiniraga uwitwa Dumba yaravuze ati Kiramani waretse ubusambanyi. Urumva bisekera kuri Instagram bari kumwe na Batiti Brown ndetse na Kiramani yarahari na waraseka. Bakavuga bati abintu biwiswa ngo Kiramani waryamana na Nyambo, ngo Kiramani waryamana na Peri, ngo Kiramani abakinnyi ba filime. Ariko se reka njye mbabaze mujye mugira ubwenge. Ubwo waryamana na timu yawe yose ukazakora akazi gute? Nta kimwe ntabwo mwari mubizi. Buri impamvu Kiramani aba successful ni kimwe mu bimenyetso cyerekana ko nta hantu ahuriye n'ibintu byo kuryamana n'abakinnyi bo muri filime. Kuko iyo umugabo aryamana, iyo umukoresha akaryamana n'abakozi ibi, akazi karapfa. Umukozi aratangira kwitereka, atangira kwigira igyuri, atangira kwigira karakajyahe. Rero ukamubwira ati ikintu ibi ngibi ntabikini, ukamubwira ati uraza ryari, akabwira ati ndaza nimbona umwanya. Ariko nanone ndibuka prank bigeze gukorera Nyambo. Cyera bagikora prank muri kuri set za Kiramani, bavuga ati Nyambo igihe wari uri hehe, umaze gutera imbere, uravuga ngo nukuzanye na boss se, ngo niba musigaho igihe wishakiye. Baramugurukana Nyambo icyo gihe yararize, baravuga ati yari prank. Ese uriya we gutinda kuza kuri set nabyo biri bigaragaza yuko wowe na boss mubizirajyeho.
ariko icyo amakuru nzi ni uko mu kazi iyo uryamana n'abakoresha bawe bivugwa yuko rwose udatera imbere, ko Kiramani atera imbere, ibyo bintu byabihurira hehe? Kari mu bantu bari successful mu byo akora byose rwose, bagize gute succeeding niko bavuga mu cyongereza bagize gute batsinze cyangwa se bagerageje kugera ku ntego zabo. Nigarukire rero ku bya Honorine na Regis. Uwo Regis ngakomeza gukururana na Honorine mutereta Honorine ngamubera ibamba. Kumubera ibamba niko makuru angera havuga, uwitwa Regis aravuga ngo Honorine umbereye ibamba, reka nkwereke. Ngo aragenda aganira n'uwitwa Kiramani, aramubwira ngo kugira ngo nzagume muri filime zawe no muri projet zawe, ndashaka yuko usezerera uwitwa Honorine muri filime yawe, muri bikorwa byawe, ahantu hose duhurira cyangwa twahurira, muvanemo cyangwa ngemvemo. Nguko uko witwa Hozi Honorine yirukanywe muri filime za Big Mind, aragenda, niyo makuru nabashije gushyikira. Ntahagazeho ngo niko yavuyemo. Regis rwose ari mu bimwe urukundo, ngo ahita avuga ati ntago najya mpura n'umuntu wanteye indobo, asoza ibintu gutyo. Kiramani ngaravuga ati rero Honorine mwana wa mama, urabona yuko bakaruta kandi karakamira, izina ufite n'iryo Regis afite ntaho bihuriye, ihangane tuzagutekerezaho mu zindi projet. Nuko Honorine yavuye mu bya Kiramani. Bakristo bavandimwe, ayo niyo makuru ari imihanda. Ibya Mutesi ngo n'ubusambanyi ngo na ba mama Sandrine na ba mama Rafiki n'abandi yande, nabonye rwose byamaze gukwirakwira. Ariko kuri iyo case y'impamvu mwabonye bakora post bagahita bazisiba ku cyo kibazo cyakomotse gikomoka kuri abakinnyi ba filime mu Rwanda, nguko bimeze. Urukundo rega ahantu hose, man, urukundo ahantu hose. Nanjye rega guhura n'umu ex wanjye byangora, ariko uzi kujya gukina kuri se tugahura n'umuntu waguteye indobo, uzi kwiga mu ishuri ry'umukobwa wakwanze se, uzi kwiga mu kigo cy'umukobwa wakwanze se, nshuti yanjye aba ari insazi. Rero mbasezeho gutya, sinyashaka gutinda, tubane mu biganiro byacu by'ubutaha. Nitwa Mupagasi TV niyo iyi ngiyi. Shalom Mupagasi ni ku mbuga zanjye nkoranyambaga, tubane ibihe byiza.